Allô? Sasa Mayira. Bwana kabisa ongera hano gusekwe. Yaani kabisa genda ndafite ikibazo. Niko na problem. Sasa hafi nawe urahagera kabisa. Cyama. Yewe nzabande mu mugo oya uretse gato kabisa. Basi usoza basi. Komera cyane. Komere kabisa. Kibazo cyawe ni kimwe. Umuntu ngenda wongeye. Oya ahubwo giye ububira ntunguye cyane. Acha kidogo. Ihangane gato ntabwo ndi butinderega. Genda baza. Nubundi nari nje hari umuntu nje kureba ahangaha ntabwo. Hano nazo uhagera. Ngena nimo nigendiye umuntu wagiye ndangira mbwira ukuntu nimo kushaka amakuru. Yaye gishanga kili hano cyagaje business. Hamangera hano mu quartier. Ndavuga kwa sababu gani nafata kaji. Yawana kabisa hii ni ji. Hii si pombe kweli. Zana sona nasangira nawe kabisa. Kama. Yawana yesi nisangira nawe. Ji fiturufa. Ngewe. Mimi niko Muislamu kabisa. Umva. Oya acha kidogo. Basi. Nicarana nawe. Ni n'uburenganzira bwawe. Genda ubwire umuseriveri. Oya ariko ko ntatinda hanga. Cyaye hano ndashaka. Urashaka ko tuganira ibiganiro birebire? Ibiye biganiro. None rero reka nicara hanga. Ikibazo cyawe ni iki? Kuri maguru. Abanyarwanda muragorana. Ariko ubanza hano ari nawe mu rugo. Banza ari hano ari ho wabaga mbere yuko uzahari. Nuko neje kureba kiriya gishanga cya Gajure Business Group. Ama ndavuga reka mbifata ka fresher. Imeze gute se Mayira? Mu kazi biragenda. Cyakora ndishimye kuba nkubonye ahangaha. Nge ntago nkeneye ko wishima kabisa. Ibintu uri mu gukora ko mbabara. Wo kwishima utakwishima. Amafuti yawe kabisa maze kuba menshi. Bimaze kuba too much. Ariko ibintu bya kera ntukabiza. Ibya kera gute? Bo aho ndagenda nka kiraye gishanga. Yewe napo mwagaragaje. Yewe mwemera kimwe n'ubwizo mukora. Umva nkubwire kama. Yewe mwemera nk'umugabo uzi gufata ibyemezo. Buriya mbere nabanjije kugupinga. Ariko naje kubona uburyo ufatamo ibyemezo, mbona uburyo uri umuntu w'umugabo uvuga ijambo rikaba kandi mbona ko nagaju nawe reka ubujanje. Reka ubesikoro. Yewe buriya ndi rwose ese ko wicaye ahantu nkeneye kugira ahantu
hari nabasha kubona amafu fresher ntabwo nkunda ahantu hari mu masare nkeneye kugira ngo bashe kubona view y'ahantu hagiye hatandukanye. None se iyi ji nta n'agacupa kayo wagize? Bo rero ukeneye iki cyo kunywa? Ndagifata nta kibazo turatumuga. Serveri naza kuganira n'abantu banywa uko waswa rukorize. Bana nushaka ko tuganira imbere yuko ujya mu nta kibazo. Buriya nari ndimo ntekereza urabona hari gahunda twagiraga yo guhemba abakozi hakabaho gutinda yendamo gakeya ariko ku buryo bitageraga iki gihe. Nyakubahwa muyobozi rero ni ukuvuga ngo abakozi bamereye nabi. Kuko sababu gani? Je naragerageje nagerageje kuguruka ekote zose yo maze ndeyo manyanga yanyu abanyarwanda kugira amanyanga nimara kugerageza gukora evaluation ya buri kintu cyose tumaze kubakorera audit abona ko bimaze kuba clear kuko mfite amakuru mfite information zivuga ko mwage mwereza imitungo myinshi hanyuma abakozi nzabahemba nugira impungenge kabisa ariko maze menye ese Gaju Business Group yahombejwe niki ese mu imaze guhinduka Kamasa Business Group none se kama bana kabisa nta ko ese Gaju cyo guhembwa nzagikora nzabahemba kabisa ese impungenge ubundi Gaju muherukana ryari? Gaju yule uriya mukobwa ndavuga uriya fiancé wanje bana kabisa byukana mu cyumweru cyashize ibyumweru bibiri wabuze aho aherereye se? Narindi kukubaza bereza iyo telefone telefone se ko naringiye ko nanjye narindi kwitegereza uriya mukobwa telefone Mayira uretse ko hagiye mu rufunguzo ariko wewe nta kintu kirimo nuko toa password kulamo password kulamo urufunguzo. Iyi password rero igingora ku buryo ndinda gufata ikurwamo n'umugore wanjye rwose password. Mayira wanuzi ko mfite uburenganzira bwo kuguhagarika mu kazi burundu no kwirukana hangaje abana nawe wabukabije kabisa ugeza kugira kuganira tuganira ukandikodinga ukamfata ayo video oya toa password byansaba kujya mu rugo kulamo password kabisa bitari ibyo urangiri akazi kawe karangiriye hano ariko se ngene gutati umuntu w'umugabo wewe urijajwa kangerageze ndebe pe gute ngewe tuba tuganira hanyuma ukanega ama video password isubu koko password ntabwo ninde wakuntumyeho abanyarwanda mwabaye muti ninde wakuntumyeho wowe reka ngerageze nyiguhe rwose password dore reba dore ukamfata na video ubuse koko urabona sasa ikini hiki urabona ibiki ntabwo ari ibyo urabona ariyo urabona nigeze ngufata ntuza heko uyu muntu dusa none se urabona ngenda sa reba neza ngenda sa nk'abanyarwanda reba neza rwose urabona nagufashe to ubuse urabona ari wowe ntabwo nagufashe ni ukuri pe ubusenye wewe ukuri bose wanyu ntabwo nagufashe rwose nawe reba ahubwo Mayira reka uriya mukobwa niwe udukuye muri mudogo Punguza sauti ntubwire uwo ndiwe mu minsi 3 gusa 3 jours ugiye kumenya Kamasa ninde ugiye kumenya Kamasa ndinde na jente ngamijiki kuba natwe mu Rwanda uza nicyo kibazo tugiye kugirana koko Mayira nagusobanukiwe ma telefone yanjye
mbabarira Niwireshe. umva uri boss wanjye uri boss wanjye Niwireshe. oya Niwireshe mayira. Serve. Kabisa ngiye kabisa serveri uri bumbone kabisa. serveri Uri bumbone. Mayira ntabwo nayiguhereza. bekure telefone yanjye ariko Akabindi ariko ubundi none se tugeze ku byo wadusezeranyije byo ubigejeje agana hehe? bo urebye ni kure nubwo bigoranye cyane kuko gusa nahuye n'ibibazo buriya hari abantu bategura ibintu bazi inzira bazacamo ni nka cya gisambo kijya kwiba cyateguye naho kizahisha. ni ukuvuga jyewe ubwanjye nageze nubwo mwisangira ahantu mu cyaro ndi kubara akamasa ariko nashatse no kumufata amajwi shaka kumukuramo amakuru arayanyima ahubwo abona ko nari ntangiye kumufata amajwi. Bisobanuye ko bikigoranye. Telefone twarayirwaniye dore ubu ngubu nongeye kuyikoresha bundi bushya ikirahure yarakimena. Bisobanuye ko nta kintu wigeze ugeraho uri kumwe na Kamasa nta jambo wamukuyeho muri make. Ntaryo ahubwo naje kwifashisha umunyamategeko kugeza n'ubu ngubu arimo aramfasha yanyemereye kumfasha ariko ntabwo arampa igisubizo gikwiye. Ngira ngo yenda mutagira ngo ni n'amagambo yanjye namuhamagara namwe nkamushyiraho parirere nawe mukamumva inomero gusa uriya mugabo ni umugome bo ngiye reka muhamagare wa munyamategeko. Ego muhamagare twumve. Iyi ni yakunze gukoresha. Network nayo sigaye ari ibibazo ndumva iciyemo. Allo Mwiriwe neza. Mwiriwe neza nyakubahwa. Mwiriwe neza ni Mayira ndakwibuka. Ni Mayira. Bo nagira ngo menye aho mugeze cya kibazo cya Gaju n'uburyo mwadufasha kugira ngo umuryango wongere kubona uburenganzira ndetse by'umwihariko ubu narindi uraza kumihangande ngo magena n'indi ku muhanda uraza kumva ko ibibazo kumvikana neza ariko kuri adatiye ya Gaju ntakiye ku ruhande aze munganira abantu mu mategeko ntabwo ndi wa muntu nakwemerera gushora mu manza neza ko utazatsinda. hanyuma se ayikikoga ebana kabisa nubwa mbere ngiye nkubunye tu ariko ndibaza ufaniki naye Muhoza ni mukuru wanjye mukuru wawe nzi ko Gaju agira ayo mwana umwe gusa. Oya ngende mukuru agira Muhoza gusa. Wewe ngende mimi sijui Kinyarwanda lakini ndagerageza kukivuga sinzi ya Kinyarwanda lakini ndagerageza kukivuga. Ninazaliwa pale sehemu za Kongo Irubumbashi lakini niko hapa mu Rwanda ndagerageza kubana n'Abanyarwanda. Ikindi kabisa buriya nari fiancé ya Gaju lakini nagize kabisa problem nagize ikibazo naramubuze tu ubu sinkiryama kubera kubura mubyeyi wa Muhoza lakini kabisa numva naguze urugingo rwanje. Sasa Muhoza ntumbwire ko waba uri murumuna uri umwana wa mukuru wa Gaju. Yego ni njyewe. Ni wewe nuvaga? Narawe numvise kuri telefone numva Muhoza ambwira ngo hariya akana keza gukitonda cyane mugafite fresher lakini kabisa ndabona nawe nibyo kabisa. Ni wewe? Sasa ukoresha iyi telefone. Yako mami yambwiye kazangurira. Familia yanyu kabisa imeze neza.
muri dufite ifaranga famiye ya Gaju Ibazanga urindi n'inzoza kwiga niko mama inde yambwiye. wabikubwiye Mami. ukoresha iyi iyi ni telefone iyi ni yaba bakobwa bamwe bakora mu rugo n'abandi bakora imirimo yokoza amasafuriya Mama zanga urindi n'inzoza kwiga. niko yakubwiye Yego. sasa reka nkubwire ngiwe Kamasa tonto Kamasa mimi niko tonto nugira imfunge ngiye kurije sasa ndagira ngo wewe ntuzabwire mama wawe ibyingiye kukubwira uzawugira ibanga mu Rwanda bagira ugira ibanga ibyo tugiye kuganira sibyo ntuzagire wowe bibwira njibi niba ushaka telefone marike yose marike yote tu nuko ubwoko bwose bwa telefone ivi niba wambwira iPhone ubwoko bwose umbwire Samsung ubwoko bwose ngewe ni tablet nayiguha yigumane Niyo mpamvu yigumane kabisa. Niyo mpamvu muhoza ajya kumbwira ngo utonto mwiza. Ngewe ngomba gutetesha abana bote kabisa ngomba kubatetesha noneho kugira ngo urabona mwabuze mubyeyi none ngenda hari mu kimboke nka tonto ngomba kugerageza gutuma yamishima mugira emolari sasa kugira ngo bigende neza iyi ni nzuri iyi waniraho wakiraho game zote urumva waneberaho filime zote urumva ikindi kandi wowe nukomeza kwitwara neza nzaguha byose wiga mu ishure rya Ghana hehe hano Masaka can you imagine Masaka ugomba kujya muri bya bigo biri international New Vision yes ukajya mu New Vision ukajya hariya haya bya shure njyanwa mu Rwanda ririya mpuzamahanga baryita ngo sinzi kuntu baryita Rwamagana rya Genetic Nashaka kujya Rwamagana ugomba kuzapa mu mugi hapa mugi Super Parent iyo nayo irakiriritse twebwe tukuna faranga ugomba kumenya ko ngomba kujua role ya dadi wawe ya mami wawe ya tonto ebana abantu bote bagukikije ibana ngomba kubandi ndi ku mwanya wa mbere ese ikikoga ututuno bisize ku munwa bisi mutovuta ngabanyirije bose hanyuma sasa muhozo use kumubwira ko nageze hano eko lakini hanga kumukangura use kumubwira ni musoza après nakanguka musoje imirimo ye mu rugo muze kuza duhule hara ipfo kubare mbagurire ico kunywa nico kurya ntimuze kurya ibiryo bitetse mu nkono ibiryo mu nkono wapana mugomba kurya ibintu gitubutse mu efuru mwifuru even yaraye ifi even yaraye inkoko kabisa muze kuza tunezerwe twishime even mama tufite problème yo kubura umubyeyi yakibazo nyuma y'ubuzima nyuma y'ibikomeye ubuzima burakomeza après le danger la vie continue lakini azagaragara mama azagaragara kanameze neza uburyo uko imitungo yashyira mu biganza cyangwa se mu nshingano cyangwa se mu maboko y'abagize umuryango wa Gaju mu by'ukuri biri kure nk'ukwezi icyakora ubu dosiye irashobora kubafasha ndimo gukurikirana nagerageje kwifashisha n'abandi banyamategeko ndetse n'inzego z'iperereza nibura ry'uriya mubyeyi ibyo byo hari amakuru maze gukusanya y'uko koko uriya mwita Kamasa ndashobora kuba ari we yaba yaragize uruhare ntabwo nakomeza niba ruziguye cyangwa se ataziguye ariko amategeko nyine akurikirana ibimenyetso bashinga ku bimenyetso ndumva aricyo cyonyine ndimo gukoraho naho ku bijyanye n'umutungo aho biragoye ariko ku bijyanye no umuryango wabo mu butabera bacyabirimo Gaju aramutse abaye akiriho akaboneka ubwo nibwo nabura twabona urufunguzo rwo gutangira ese nguciye mu ijambo
bitaraboneka byo rwose biragoye. nta kuntu niba hari n'icyo byasaba umuntu yabasha gutanga. Uraza kunyihanganira network ntabwo zimeze neza. Ariko okay. Okay, nta kibazo ndaza kongera ngo uhamagare nta kibazo. Ndumva nta n'impamvu yo gukomeza kumuvugisha ibintu byinshi. birahagije. Jewe ndi kwibaza ibi bintu byateguwe mu buhe buryo? Ni ukuvuga ngo ubuzima bwanyu bwarahindutse nk'umuryango? Bwarahindutse. Nawe urabibona. Murimuka. Ubu abakozi birirwa iwanjye ni ukuvuga ngo baraza bakarya ku byo madamu yatetse. Bavuga wagira ngo nige dufitanye ikibazo.